nanjye ngomba kumusenda yego nicyo cyemezo ufashe nicyo cyemezo ufashe nge ntabwo yaba yarajyabanye n'undi mugabo nge nanjye nongeye njyamane nawe bagombe bangaruze inkwano zose zuzuye nta n'ijana ribuzeho ibyo umukobanyi mumbabarire uyu mugore yarankurishije cyane oya cyenda muga ikintu ngiye nagusaba ngiye ikintu yamukorera nuko yamumanika pira poto hejuru urizamuka agenda mugabo warutse ukora ibi nagende bamwese mugabo warutse ukora ibi dore ibintu bari kumukora muganga wambabariye ukadeka kuzamura mwana kara kagene hari ahantu urabona zahamanuka gute wambabariye ko kumwabarira umbarire ura mwana urabona yazamanuka gute bamubabarira turatuma muri umuntu wanjye ko amubabarira oya nagumbere wababarira muri nawe wagiye ni mubyumve nagumbere tubara umwana turamwihane tubabarira oya muganga natonye sinizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wakoze subscribe no gushimira cyane utarikora ndi mwanya kugira ngo ukore ibyo ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ucice mu gace nko bisanzwe ndabemera cyane uyu munsi nk'abandi kumwe n'umukobwa cyangwa umudamu muri kuri screen zacu akaba agiye kudusangiza inkuru ubu muri aka kanya uri umukobwa cyangwa uri cyenda umumama meze neza meze neza kiroso impamvu nge nguhamagaye hari murumuna wanjye wari ufite urugo arangije aba ataye urugo aragenda ubu ntabwo tuzi ahantu yagiye ariko hari umuganga wambwiye ahantu ashobora kuba ari ubu ngubu nazanye n'umugabo wa mbere na mama na papa ese afite abagabo benshi uwo muganga yambwiye yuko ashobora kuba yarasanze umusore ariko ntabwo mbizi neza rero uwo muganga yaje twazanye n'ababyeyi bose bagiye kutwereka ahantu yaba ari ni ukuvuga ngo yataye urugo urwa mbere ajya mu rundi rugo yataye urugo rwa mbere ajya mu rundi nyine uko mbikeka nuko uwo muganga yabimbwiye ariko n'ababyeyi banjye bari inyuma n'uwo mugabo n'uwo muganga tugiye kureba ko nimba ari byo nimba yarashatse undi mugabo reka nkubaze ikibazo wenda cy'amatsiko kugira ngo dukomeze twereke n'abantu ukuntu bimeze basangiza inkuru tuyivuye imuzi n'umuzingo uwo mukobwa cyangwa uwo mudamu mugiye kumucyura mugiye kumukura muri urwo rugo bigiye kugenda bite twebwe n'ukuntu tuje kureba nimba hari tutware muri umuntu wacu tumutware asubire mu rugo rwe ntiyamaze kuba ikirumbo nimba oya turamuvanayo asanga urugo rwa mbere wambwiye ko uri umudamu ufite umugabo genda mufite iyo ibintu bibaye gutyo wowe ubibona yenda nk'umuvandimwe wawe ubifata gute cyangwa kuki wowe utamwegere ngo umwigishe amuhe yenda nk'uko nawe umugira inama nk'uko nawe wubatse urugo rwawe rugakomera izi by'abana b'iki gihe iyo bagiye gukora ibintu n'ibyo ngibyo by'amafuti ntabwo bagisha inama bakuru babo cyangwa ababyeyi ko baba bazi yuko nta muntu wabashishikariza kujya muri ibyo ariko nitugeraho tugasanga ari byo hari ukuntu tumugira inama agasubira mu rugo rwa mbere mbere y'ibindi byose reka tugende tugereyo nimba mwamaze kumenya ahari nanjye yifatire iyo nkuru nyuma gendana nanjye kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza amashusho meza kuri kamera cyangwa amajwi meza ni bamwe Juma uri kubikurikirana reka tubasangize iyi nkuru abasomwa kabyara mwe turamenye bari ibikira ese ababyeyi bahageze ryari ababyeyi bahageze kare niko nanjye narinje kukwereka aho hantu kuko turebe nimba ari byo dore niba nibo ba mama bamwe ndabona borora n'inkoko uze muri aho muraho neza murakomeye twari turi aho mama muraho neza meze bite wape byanze kabisa byanze byagenze bite ubu turi mu gahinda kabisa icara tube tuganire kambe banze mbeganira n'aba bantu agahinda kabaye hano nakiki agenda kabaye karakabije ngiye bano aba nabo ku mukobwa batwaye umukobwa wabo
ariko najyaga mbabwira ati umukobwa waba cinyuma bakanga kubyumva. Ubu ufite agahinda, ubu rwose kwiyakira byaranze kabisa. ese aho gahinda kamarwa n'iki cyangwa ko byagenze bite ubundi mu masitori ukuntu uteye bimeze bite byagenze bite ukuntu sitori ziteye? Nashatse umukobwa muri bano babyeyi barambwira ati n'umukobwa witonda. Ubwo najyaga mbabwira ati umukobwa wabanca inyuma bakanga kubyumva. Ngeza aho ndavuga ati kuntu uno mugore nzamufata gute? Njya kwa muganga Amatovu, arambwira ati rwose icyo ni ikibazo toto, icyo rwose nakigukorera. Ndavuga ati se wakinkurira gute ko nkwizeye ko nzi ko hari abantu bajya baza ukabakemura ikibazo nanjye wakinyemurira? Arambwira ati nakigukemura rwose. Arambwira ati se urabyizeye neza? Ndavuga ati rwose ndabyizeye neza cyane. Ini nawe uri bufite ukuntu wabireba rwose, wabireba ugasanga rwose anca inyuma. Abarambwira ati rwose nanjye reka nze ngugerageze ndebe. Arareba arambwira ati rwose nagwe igisubizo vuba. Arambwira ati rwose nabigukemurira. Ndavuga ati se niba wabinyemurira wabinkuriye vuba kuko rwose ibintu bikajya ahagaragara ko rwose bindembeje, wenda ko nagenda nkabibwira bari ababyeyi bakabyumva. Arambwira ati rwose nabigukorera. Ubu tuvugana rero nanjye nicyo cyanzinduye. wicanga utegeze Matovu ngo agufashe? Ubu rwose ni cyane rwose ndi kugira ngo afashe. Ubu niyo mpamvu ababyeyi nababujije kujya mu kazi kugira ngo rwose ikino kibazo tugikemure. Ubu tuvugana aba babyeyi ubu turi kumwe. Ubu nibyo nahoze mbatekerereza. Ababyeyi ni bakubereye ni sobukwe na nyakubukwe. Icyo kibazo cyo guca umukobwa guca inyuma uyu mukwe wanyu kiriho? Ntabwo nari mbizi, ariko ubwo yadukuye mu rugo mu gitondo avuga yuko azi ahantu uwo mukobwa wanjye aba. Yaramubeshye ngo ari mu rugo kandi ntabwo ari mu rugo, nta nubwo muheruka. Matovu ahubwo dore nguriye ntabwo muheruka. Ubwo yambwiye ko aza haba inama here ndabona yego. Yambwiye ko aza ahari, natwe twaje nk'ababyeyi kugira ngo turebe yuko koko uwo mwana ahari. Ndi kuganira n'aba babyeyi baranga bafite ngo ikibazo ngo ujye kubafasha, sinzi ngo ni iki. Wanze ufite ikibazo n'uriya mugabo niwe waje kundambwira ikibazo afitanye n'umugore we umuca inyuma kandi akaba yaramubuze kubera kujya kwihabara. Bariya ngo ni ababyeyi b'uwo mukobwa, bariya ni umwana wabo mukuru nawe w'umukobwa wabo. Nta kibazo, ikibazo cyenda gikemura. None se genda mama we, uyu ni papa we. None se ubundi mwebwe mwaje mu ruhe rwego? Uyu yadutabaje atubwira ati umukobwa wanyu nahoraga mbibabwira biranga, ariko noneho namenye ahari, muze murebe niba mbeshya cyangwa niba ntabeshya. Ubwo nicyo cyatuzanye. Icyizere wagize cyo kuvuga wowe ngo uhamagara ababyeyi utazi ko wenda bishobora kuza gukunda n'igihe byari kwanga cyangwa ukabahamagarira ubusa, ni iki wari ufite? Ubundi ikimenyetso cya mbere ifite, ubundi n'umuganga ngenda mwizeye. Ni benshi cyane rwose bagiye bama ubuhamya kandi nanjye ngenda mbibona. Niyo mpamvu rero nanjye musanze mwizeye kugira ngo nanjye abinkorere. Ariyo mpamvu ngewe ubu n'umushinya afite, ngewe umugore yavuye mu rugo amabwira akagiye gusura ababyeyi. Ubu tuvugana yari amaze iminsi 5 ataraza. Yarahageze mu rugo? Oya, ntabwo yahageze. Umva yamaze iminsi ingata mu rugo. Muzehe nawe ugira iki tubwira ku mukobwa wawe? Umukobwa wanjye ntabyo narinzi, icyo nzi cyo nuko nari naramushyingiye, ariko ndumva baramukoye ibintu byose bakora n'ubukwe. Baramukoye, inkwano twarayifashe, ubukwe twarabukoze. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ikibazo twamaze kukimenya, ariko niba inkuru ihari nyine turagenda. Nawe nibyo mugiye kwirebera? Ntabwo turabimenya kuko tutarabona gihamya neza. Hajye nka nyina w'umwana, kuba ntarabona gihamya ntabwo nabyemera. Ubu ni muramuka musanze ibyo ari ukuri biragenda bite? Biragenda bite? Musubiza inkwano ye, murabunga, biragenda bite? Icyo tugomba gukora, buriya iyo umwana wamubyaye ubundi uramurera agakura, ukamuha n'uburere.
ariko noneho ni ukuvuga ngo niba icyo gikorwa cyarabaye turashaka uburyo twongera tubunge noneho ku buryo umukobwa asubira mu rugo nta kibazo umugabo ibyanga nibiramuka byanze ibyaha ikibazo irakirigatira nibiramuka byanze kubera ko uriya ni mukuru we uriya ngo ni mukuru we uyu mukuru we bimeze bite mwamo mu rugo rwe mu rugo rwe bimeze bite rwose mu rugo rwe ni tayari ntabwo ari urukozasoni ni umwana mwiza cyane ndamushimira cyane nta n'ibibiri reka wenda muga reka two gutinda mu magambo wabwiye ko ugiye kubafasha kukagaza kandi nawe wabazanye ahangaha wabarangiye ahangaha nyine wabwiye kubaza namubwiye ko ngomba kumwereka umuntu ari nanjye wamubwiye ngo naze ahangaha kuko byanze bikunze nawe ugiye mpita mbona ibintu byanjye byose urabizi ko wagiye nta kibazo umugabo namwemereye kumufasha kandi nyine umuntu ari hano niba n'ababyeyi bari ahangaha nyine baza kubibona umuntu ari hano uriya genda ukingure kuwesha urabyumva wowe uwo muramu wawe uriya mukobwa apana uyu mugabo we ntageyo nuriya nawe bari ujya gukomanga genda ukomange kuri uriya rugi agende abantu barimo basohoke nta komanga abantu barimo barasohoka basanze atari bo barimo oya niba batazatera kuvura nabyihorera kuvura nzabihagarika nka data ngize imana asanze atari ngize imana ngasanga umukobwa wanjye atari we naba ngize imana cyane nk'umubyeyi komanga barakingura nka data nanga bamubwirenze n'ikomangire ase nk'ubu baba wabibonye gute ntabwo ari byo tugize amahirwe tugasanga umukobwa wacu mugareka nanjye negere ndebe byari bifita nirongurukire da fatira amakuru jyuma nkurikire barimo se baza barimo mama uzi ko arimo yababa we aba ni bande byagenze gute aba ni bande sheri ni bande bariya sinzi ndi kubona hangaha naba ngaba se ni bande shushu aba ni bande shushu ni bande bangaba shushu ni bande shushu ni bande aba ni bande sheri ni bande shushu ni bande sheri aba ni bande sheri mere mwakabyara mwe nibiki umuntu abazi nibyari nababwiraga nibyari nababwiraga dore n'uyu nguyu nibyari nababwiraga muramubwiraga inama zose nakugiraga uranze utaye urugo usanze no musara koko anje inkwano z'abandi nafashe bizisubize turi bugenze gute bitewe n'iki tubwire kubona umva utaye urugo rwawe usanze umugabo w'ikirara mwene aka kageni niba afite umugabo turakundana rwose turakundana ni sheri wanjye ni sheri wanjye mumbabarire ni Joni mubereki pfukama oya mureki mukecuru kimureki genda na pfukame ari rukaza mwebwe mwishwana uyu muntu umva mugabo we uranyumva neza ngira dore umugore mufate mu cyaha ngira icyo tugomba kumukora kuki kwiriya poto hejuru kuriya poto ubuzuru byakumarira icyo mu sahari wengera icyo gihano ngiye mukwiriye kugira ngo n'abandi bose bazabibona bose bazatinya kugira ngo nibazabe baca abagabo babo inyuma wabwiwe abasubiza umwana kugira ngo umugere hejuru hariya n'umukere hejuru hariya nabyo biraza kuba ikindi kibazo urama amafaranga menshi nta kibazo amafaranga yaguha agasuzuguro ngace njye amafaranga yaguha ababyeyi babo narababibwiye bakaza bahora baba bambeshya ese kuriya poto urahamumanika ndamuzamura ndamushyiraho ugiye hure nubwo yananiye rwose nta buryo ki mwaduhora nk'ababyeyi uyu nguyu ni ufite ijambo umukwe wanyu ni ufite ijambo kano kanya kuko niwe waje angana kandi ababaye kandi nawe urabyiboneye n'amaso ibi rero babyita umuco wo kudahana urumva ariko yewe ikintu narenzaho ni uko ubundi twabahana tukabunga bakareka kumanikana ku mapoto nibyo rwose ubuzima mvu nambabazi nabahase bano babyeyi nabo nabwo bumva
njye nababwiye agahinda kanjye kugira ngo bakafashe mbere bakaza bambwira ati oya turabeshya ati umwana wacu turayitonda none rero nje kwanagiye kwishakira muganga agomba akora akazi ke kamuzanye nubundi njye nabyiteguye oya nje nuko utaza uburakari ifite yego urahagarara hano nkwereke ahubwo ngiye kugwana kandi n'ubutaha n'abandi bose barebereho nakuzamuye dore zamuka agenda mugabo waretse gukora ibi ntagende waretse gukora ibi dore ibintu bari kumukora muganga wambabariye ukadeka kunzamurira mwana kara kageni hari ahantu urabona zahamanuka gute wambabariye koko mwabarira umbarire uriya mwana urabona yazamanuka hari gute nandora batuba mubabarira turamuhana pe wageze ngira impuhwe ndakwinginze gira impuhwe ubundi bari byo bifuzaga rwose mugumisheyo oya twigeze kuganira turakwingira mbabazi mu nyaka muri umunange wo kumubabarira oya mugumishara kwipoto mugumishara ku munara mugumishara ku munara niba hari nibyo baguhaza natwe turagukubira ariko tubabare nibura oya niba ari amafaranga oya umva ngiye ku gahunda zimeze oya bazaze banyugwa ariko utubabarire muri umuntu wanjye wo kwa mubabarira oya ntabwo wababarire muri nawe wabyaga ni mubyumve ntabwo mbe tubabarire umwana turamwihanira tubabarire oya natwe nyine tubabarire umwana wongera gwa reba hari ahantu ntabwo ari bugwe hasi muganga nuko tubabarire muri umuntu wanjye wo kwa mubabarira oya ntabwo we manuka ngwino arimo araza we ngwino rwasamaze imijyamo igenda tuzi imyamuro imikecuru nyamuri mwese mumanure mu mukuru hariya ari mu busame ntakiri cyabo namanuke nazi mana we umva ngwino dore umukobwa wanyu yabagezeho bitangaza yewe muganga urakoze cyane imana yamwijije guha umugisha ngwino hano ntabwo ari bugwe hasi ntacyaba nyuma y'ibihano usabiye uwo wenda mwasezeranye niko nabivuga cyangwa umugore wawe ibikurikiye ubu ngubu ni iki ngiye ikintu nakora namanza ngashimira muganga kuko abifashijemo muganga urakoze cyane kuko ubu babonye igihamya ubu ngiye ubu igihano nakimuhaye ariko ikintu gikurikiyeho bangaruza inkwano zanjye nta n'ijana ribuzeho ese ntabwo musubirana se oya ubu na Bibiliya yarabivuze ati ubundi umugore wo guca inyuma n'ubundi bagomba kumusenda nanjye ngomba kumusenda yego ubu nicyo cyemezo ufashe njye ntabwo yaba yarajyabanye n'undi mugabo njye nanjye nongere njyamane nawe bagombe bangaruze inkwano zose zuzuye nta n'ijana ribuzeho ibyo umukobanyi uvuze murabivuga icyo tugomba gukora twebwe nuko tugomba kumusaba imbabazi nk'ababyeyi ubuse iyo nkwano yibasabye mwayimusubiza mwayibona aka kanya ubu ntayo twabona kuko hashize imyaka nk'itanu ntayo twaba tugifite ariko kubwo kubumvikanisha na nk'umuntu nk'abantu bashakanye nawe yagira icyo akora agaca inkoni zamba icyo mbivugaho nanjye ndabyiboneye nk'umubyeyi tumva icyiza nasaba umukwe imbabazi yaba agira umutima wa kimuntu imbabazi akazimpa byaba na ngombwa yifuza izo nkwano ze tukazazishaka tukazimusubiza ariko ndifuza yuko yampa imbabazi oya ninjye nta mbabazi namuha nazo mukore mu ntoki byibuze oya njyewe iyo abantu babimucenje niko nkora usabye imbabazi arazihabwa ariko n'ubundi n'umukobwa we wapi ntabwo byashoboka icyumvikana cyo niba wanze no kunkora mu ntoki ntacyo uzampa igihe izo nkwano zawe uzazibona zaboneka icyo ngusaba ni uko byibura nk'uko kera wari uzi ko uri umukwe wanjye kandi ntigeze ngusuzugura numva utangenza gutyo yego oya ntabwo naziguha oya narababaye vugaho niko muramu wanjye umeze nk'ushaka kurira se kandi ibintu nawe warira reba ibintu biba bibaye kuri murumuna wanjye n'umugabo wacu birababaje pe ntabwo ari ibintu bikwiriye ariko ikintu njye nababwira muramu wanjye ni ukuri tanga imbabazi pe tubabarire murumuna wanjye ndaza kumuhana urandi kumwe na papa na mama nawe kandi ari kumva ntabwo bizasubira pe gira umutima we muwe pe tubabarire ndakwiho turakora igishoboka cyose natwe turamuhana
muramuhana turamuhana pe. ubwo se nk'ibihano mwafatira ni ibihe ko ari umwana wanyu reka ibyo turamuganirizaho nawe wikiriza nawe ufite amakosa wikiriza biba bimbabaje dore aba bari gusebya umuryango oya ntabwo biravamo nawe turaza kuba ni ukuri tubabarire wowe nta kintu wemerewe kuvuga ubu nta kintu umuganga ibyo yarabikoze muga uragiye yagenda agiyeyo akazi jewe reka nanjye kugira ngo mbere yo kugira ngo ugende ni iki wabwira nk'abantu nk'aya mahana babayeho nawe uri umuntu mukuru kandi nubwo uri umuganga ubafasha cyangwa ubabafashije we ni iki wabivugaho? icyo nabivugaho ni uko igihe cyose iyo umuntu ahemutse ingaruka zo guhemuka arazibona izi nizo ngaruka zo guhemuka icyo ni icyambere. ikindi cya kabiri ni uko nyine igihe cyose umuntu azanyifashisha nka muganga nzamufasha mu bibazo yagize. ibyo ari byo byose hari abantu usanga barazengerejwe mu ngo zabo bafite abantu babaca inyuma. umuntu uzi ko aca umugore w'inyuma nagana kwa matuva azibonera akaga. ese muga hari n'umuti ushobora kuba waha n'umuntu kugira ngo umugore atazamuca inyuma cyangwa umugabo we bakabana neza? si imiti yindi tuwe dukoresha ibimera rwose imiti turayikoresha ukayimuha bakaguma mu rugo cyane rwose urugo rubaka rugasagamba ntihagire ukijuma yundi. ibyo byose birashoboka ariko naho byatangiye kuba naho byose birashoboka ko umuntu ageze kwa matuva byose byakunda mu mvura nta kibazo rwose. n'ibyo bihano ashatse ko tubimufatira twabimufatira nk'ibyo ubonye mpayo n'umukobwa nizere ko n'abandi babibonye kandi nawe ntago yakora n'ababyeyi barabibonye babonye ko umukobwa wabyo yavugaga byari ukuri ativugishwaga ko nawe yangejeje ababaye. hari abagabo benshi bababaye mu ngo bahuye n'ibyo bibazo urumva abagore babo babazengereje urumva ariko hari n'abagabo nanone baca inyuma abagore babo. ibyo ntabwo twatera yaba ari umugore azi ko umugabo wamuca inyuma angezeho nta kibazo twagikemura yaba ari umugabo azi ko umugore wamuca inyuma ibyo byose twabikemura. waje kuzajya ubavumbura nyine nabo ngo tubavumbura reka twe turi abaganga kandi turi abaganga gakondo bagomba gukora ibintu byose dufite imbaraga zacu twahawe n'abakurambere. izo mbaraga rero tugomba kuzikora dufasha abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu. sawa rero uyu muryango nicyo babubwira ubu ngo aka kanya ngiye cyo mbona uno muryango yewe mu bigendanye wenda n'uburyo uno muryango ubonye kuca bugufi uzi gusaba imbabazi. rero nk'uyu muhungu nubwo yari yandebye akaba yampaye amafaranga ye ubu ndatwaye nyakenyero ndayajyanye ariko nibura natanga imbabazi kuko n'ubundi ntaziba neza kubona amahembe upfa kuba ubonye igisambo cyawe nako ubonye umujura wawe tubyite nk'umujura ko ni nk'umujura niba ari umubonye akamufasha nawe yongeye akabikora mva yaba atagira isoni. kandi ikindi uzandebe niyongera kubikora uzangaye ntarega muganga njyewe uzi impamvu namubabarira se umunyarwanda aciye umugani aravuga ngo agatoki gakomba n'ubundi gahora karehareha n'ubundi azongera agende ubu se simpari turamucyaha ubu nyine ububasha ubonye mfite muri ibyo nabyo bizakunanira kugira ngo atagira ahandi yongera kujya niba uza kungana mbere y'igihe ikibazo mfite aya mafaranga yatanze ndemera kuyasubiza ariko ukagira imbabazi uko wanjye ayo mafaranga turayasubiza ntacyo ayanca yose ndayamuha ariko ugira imbabazi birashoboka birakunda. mugabo urakoze cyane kuba ugaragaje ibimenyetso uko byagenze cyangwa ufashe n'aba umuryango wose uragusaba imbabazi nakuri natubabaje nkuko n'ubundi twabanye tukabana neza ariko ubundi niyegera hano ubundi yamburanye iki egera hano njye kumuha icyumweru aza basange ubundi nyuma y'icyumweru nzaza kumwirebera numva ingamba yafashe n'inama yafashe kandi mwamugira inama nk'ababyeyi iyo uwo ni mwanzuro ufashe udakuka. nanjye ndumva ariko byagenda rero reka kamara reka dusoze ikiganiro ntutuyisoze aha ngaha ngo ibindi bakomeze nk'umuryango babiganireho. Ese man we kuko yisugira ubwoba nagize ubwoba barantu bari bamereye nabi rwose bampondaguye bari banyishe rwose. mwese man wowe ubundi kucyo twagira hino ngwino hano kucyo twaye umugore w'abandi ntago nawe mbizi rwose ko ari umugore pe ntago nigize ntabyo yigize ambwira rwose pe ntago azi ko ari umugore ntabyo nigize menya rwose. mu gihe cyose mwe igihe kimwe cy'ubundi tumenye hashize nk'amezi nk'atandatu tuziranye rwose ntigize ambwira ko ari umudamu afite umugabo rwose ntabyo nigize menya pe. ari wowe nawe ninde wagize uruhare rwo kumenyana n'undi mbere? twarahuye turakundana pe twagiye tubona kuri telefone tugiye turakundana rwose kuri WhatsApp twoza mu mafoto turakundana twese rwose. ntago rwose nari mbizi ko afite umugabo
isomo bigusigiye ni iri rwose byembaye rwose birababaje pe binsize ko ntago nzongera kuba nagira duhura ntazi uwo ari we ntajya gukora iperereza mumenye uwo ari we rwose ndacyari umusore rwose. Okay, ikintu bwira abantu bameze nk'uko bahuye ibibazo wenda baca abagore babo inyuma cyangwa abagabo babo inyuma ngo message nabaha rero abagore bose cyangwa n'abagabo rwose baca abagabo babo inyuma ni ukwisubiraho pe. Ibintu birababaza nanjye byambabaza rwose iyo njye kumenya ko ari umudamu w'umugabo nta rwose nawe ukora ibi bintu pe. Rwose ndasaba rwose imbabazi rwose igihugu cyose nuriya mugabo rwose musabye imbabazi rwose arimo randeba rwose musabye imbabazi ntabwo ibintu bizongera rwose abari n'umudamu w'amahoro rwose ntabwo bizongera pe. Kandi na buri wese n'ababyeyi be rwose bose mbasaba imbabazi na mukuru rwose mbasabye imbabazi ntabwo bizongera pe. Okay, urakoze cyane Juma, ikiganiro tugishoreje ahangaha gahunda ni yandi ni bucece mu gace. Ciao ciao.